Yesu ashimwe. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Bahaye ikaze mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Njye basuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, inshuti yanyu muri Kristo Yesu. Reka tubanze dusenge mbere yuko dutangira. Turagushimye Mwami Yesu kubw'uyu mwanya mwiza. Ni wowe udahinduka, ni wowe uhoraho kandi uri mwiza, ubwiza bwawe buhoraho. Uyu mwanya umpaye kugira ngo twumve icyo uvugana natwe, ni umwanya w'agaciro. Ijambo ryawe ngiye kuvuga, ndagusabye Data wa twese, mfashwe nawe kandi nshyigikirwe nawe, riranduta n'irikuru, n'abagiye kuryumva Mwuka Wera arisobanure kurutaho mu izina rya Yesu, amen. Bahaye ikaze mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe ijambo rivuga ngo gukora byose kubw'icyubahiro cy'Imana atari icyubahiro cyacu. Muri iyi nyigisho turaza kureba neza ukuntu imirimo yose dukora yerekeranye n'umurimo w'Imana dukwiriye kuyikora kugira ngo Imana ihimbazwe. Dukwiriye kuyikora kugira ngo Imana ishyirwe hejuru. Dukwiriye kuyikora duciye bugufi, tutibwira ko ari twe biturukaho cyangwa tubikora mu mbaraga zacu. Oya, ahubwo intego yacu nk'abakristo ibimwe, ko ibyo dukora bihimbarisha izina ry'Imana ibidukoresha, nanone kandi kugira ngo abatubona bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru kubw'iby'imbuto yerera muri twebwe. Tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana turi buze kugenderaho muri iyi nyigisho. Turagenda dusoma ahantu hatandukanye. Turahera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 16. Haravuga ngo Yozefu asubiza Farawo ati, sinjye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Hanyuma aha ni igihe Farawo yari yarose inzozi, ariko zikayoberana ku banyabwenge bose n'abajyaga bamufasha mu buryo bwose bwo gusobanura inzozi. Ariko ahangaha ni cya gihe Imana yashakaga kwiyerekana binyuze muri Yozefu. Ariko Yozefu ageze imbere ya Farawo, igitangaje ntabwo yifashe nk'umuntu ukomeye nk'uko bari bamumubwiye. Baramubwiye ko ngo ari umuntu ubasha gusobanura inzozi zose zibaho uko ziri. Hanyuma Yozefu amugeze imbere, ubonye ko yavuze ngo sinjye. Bivuze ngo sinjye ubikora, sinjye wabihishurirwa, ariko Imana iba muri njye niyo iri buze kuguhesha igisubizo kiguhesha amahoro. Hanyuma natwe twavuga nka Yozefu, tukavuga ngo ntabwo ari twebwe tubikora, ahubwo ni Imana. Tukumva ko atari twe turirimba ngo tubishobore, tukumva ko atari twe turirimba ngo tubishobore, ntitwumve yuko tubirusha abandi, ahubwo tukabitekereza nk'ubuntu bw'Imana. Nk'uko Pawulo yabivuze, yaravuze ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwangize uwo ndiwe, kandi nibwo bugejeje aha mubona. Natwe twavuga nka Yozefu ngo ntabwo ari twe, ahubwo ni Imana ibikorera muri twebwe. Dukomeje, turaza kongera dusome mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 30. Kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwiraga. Aha nanone ni igihe umwami Nebukadinezari yari yarose inzozi, batumaho Yozefu. Hanyuma ariko mwibuke ko hari hategetswe ko abanyabwenge bose bagomba gupfa, ariko ntabwo nashatse kubijyamo cyane. Ariko nshaka kubitsa ukuntu Yozefu na bagenzi be bafatishije igihe cyo gusenga. Hanyuma bafata igihe cyo gusenga, hanyuma bakinginga Imana ngo nuko Imana ikabishurira Daniyeli nijoro. Hanyuma ariko Daniyeli amaze kuhishurirwa, ntabwo yagendeye ku cy'umwami yari yavuze, kubera ko abanyabwenge bose bari banzuye ko bari bupfe ngo agere imbere y'umwami yiyise nk'aho ariwe byaturutseho. Ahubwo yaravuze ngo ntabwo kuba nabihishuriwe ari uko mfite ubwenge n'imbaraga n'igihagararo kiruta icy'abandi, cyangwa ari njyewe wize amashuri menshi, ahubwo ni Imana iri mu ijuru ijya ibasha guhishura ibihishwe. Turimo kureba ukunzwe nk'abakristo twakora ibintu byose kubw'icyubahiro cy'Imana, kugira ngo Imana ihimbazwe, atari twe twishakira icyubahiro, cyane ko Yesu yabivuzeho avuga ko icyubahiro umuntu yishakira ari ntacyo cyamumarira, ahubwo cyamurimbura, kubera yuko Imana ubwayo yivugira ko ishimwe ryayo itazariha undi, n'icyubahiro cyayo
niyo mpamvu ikirwanaho iminsi yose. Tuzabonaho bavuga ngo Imana irwanya abibone, bivuze ngo umuntu uri kwishakira icyubahiro Imana ubwayo iramwirwanyiriza. Mbese ninde wayikiza ayo maboko? Ninde wakiza uwo muntu amaboko y'Imana akomeye? Hanyuma turushaho kugendera munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana ko guca bugufi, kandi tugende rwose twibwira ko Imana Data ari ikorera byose muri twebwe. Yesu yaravuze ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Hanyuma ndaza gukomeza ndasoma n'indi jambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 11, Zaburi y'115, mumbabarire umurongo wa mbere. Haravuga ngo ntaba ari twe Uwiteka, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Yesu ashimwe. Hanyuma tubonye n'irindi jambo ritubwira ngo ntaba ari twe, ntaba ari twe, ntaba ari twe turirimba, ntaba ari twe tugaragara nk'aho dusenga ngo twihe ko dushaka kugaragara mu b'imbere. Oya, cyane ko Satani aricyo agambiriye, kubera ko muribuka ko nawe aricyo yazize gushaka kuzamura intebe ye ngo isumbe iy'Imana, bajye basangira icyubahiro, kandi icyubahiro cy'Imana ntago gisangirwa. Niko Imana yahisemo guhita imwirukana mu ijuru ryayo. Ariko tuvuge ngo ntaba ari twe, ntaba ari twe turirimba, ntaba ari twe tubwiriza, ahubwo Mwuka Wera akorere byose muri twebwe. Hanyuma ibi bisaba kwiyemeza kandi bisaba kubyitoza, kuko Satani azahora akomanga akumvisha ukuntu ari wowe uzi kuririmba, akumvisha ukuntu ari wowe uzi kubwiriza, ariko ujye uvuga ngo ntaba ari njye. Nawe usobanukirwe, umenye ko ntacyo wakora udashobojwe n'Imana. Ushobora kuba ubikora ukabona biragenda neza, ariko burya si wowe. Burya hari imbaraga z'Imana zigukingirije, hari imbaraga z'Imana zikuriho inshuti yanyu. Niyo mpamvu tudakwiye kwitwara nk'abazi byose cyangwa abahishuriwe byose, ahubwo twitware nk'abari munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye kandi duciye bugufi. Hanyuma munyemerere nsome icyanditswe tugiye gusorezaho. Icyanditswe tugiye gusorezaho turagisanga urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 5. Haravuga ngo si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Reka nsubiremo aka kantu aho nsoreje aka gace, niko nashatse gushimangira ngo ahubwo tubashishwa n'Imana. Nshuti yanjye, imbaraga zo gukora n'umurimo tuzivoma ku Mana. Mwibuke ko Yesu yavuze ko ari we muzabibu, twe tukaba amashami, kandi muribuka yuko amashami atabasha gukura, atabasha kugira ubuzima bwiza atabyihesheje, ahubwo abiheshwa n'iki? Abiheshwa n'igiti. Na Yesu rero niwe soko tuvomamo ibyo dukora byose. Rero ntabwo dukwiye kumera nk'aho twe dushaka kugaragara, ahubwo tureke Yesu aba ari ugaragara mu buzima bwacu, tureke aba ari ugaragara mu byo dukora, tureke aba ari ugaragara mu byo dukoresha, cyaba ari n'igitangaza, ariko reka kwereka abantu ko ari we ugikoze, ahubwo ubwire Yesu ngo ugaragare ari wowe Yesu. Kandi nanone mwibuke Mose icyo yazize ko yakoze icyo Imana itamubwiye, ariko nanone ntatume izina ry'Imana ryubahwa ngo abwire Abisirayeli ko ari Imana ibahaye amazi, ahubwo baravuze ngo mwabanyazimwe, mwabafumwe n'ibindi bababwiye mu gitabo cyo Kuva. Hanyuma barababwira ngo mwakire amazi njye na Aroni tubakuriye mu rutare. Kwiyitirira iby'Imana yakabaye kuba yitirirwa byonyine nibyo byatumye uyu mukozi w'Imana wari warakoze ibintu bikomeye atagera i Kanani. Hanyuma njye nawe rero ntitwiyitirire iby'Imana nk'ibyacu. Hanyuma munyemerere dusenge, ariko mbabwiye ko guca bugufi bitizana, ahubwo umuntu arabyitoza rwose. Ntabwo ari ikintu kizizana, bizagusaba kubyitoza, bizagusaba kurwara intambara, bizagusaba kwemera guca bugufi, wemere gukosorwa, wihanganira abandi, kandi wemere intege nke zawe, ntiwifate nk'ushoboye byose, ahubwo wifate kuri umuntu n'Imana ari Imana. Ibanga ryo guca bugufi nasoza nkubwira, iteka ujye utekereza uvuga uti Imana ni Imana, nanjye ndi umuntu gusa, kandi ntabwo ndi Imana. Imana ni Imana, naho njye ndi umuntu gusa. Imana ni Imana, naho njye ndi umuntu gusa. Reka dusenge. Urakoze Data kutwibutsa icyo guca bugufi, watwerekaga ko atari twe bituruka, ahubwo bituruka kuri wowe, kandi ndagusabye Data
uko twiyemeje n'abandi twiyemezanyije twese, ukomeze kuduha kugendera munsi y'ukuboko kwawe ko guca bugufi, kugira ngo dukore umurimo wawe tunezeza wowe, hanyuma tutanezeza abantu, kandi byose duharanire icyubahiro cyawe Data, kuko wavuze ngo icyubahiro cyawe ntawe muzagisangira, n'ishimwe ryawe ntabwo uzariha undi. Mu yandi magambo, dukwiye gukora kugira ngo uhabwe icyubahiro Mwami, ushyirwe hejuru kubw'uyu mwanya, kandi udufashe mu izina rya Yesu, amen.